Nitwa Kayirangwa Vani Nicole Katabarwa nk'uko babivuze. Ndi Kayirangwa wa Katabarwa, papa yitwaga Katabarwa Etienne. Nabyarwa na Bitwenge wa Ruhamo. Impamvu nzanyemo abo bose, uyu munsi ibarura tumaze gukora mu muryango napfushije abantu 373. Mpereye kuri Bitwenge, aho niho hazamo badata bacu, babyara banjye n'abandi. Napfushije abantu 101. Urundi ruhande rwa mama muraza kunyihanganira. Ntabwo nagize amahirwe yo kubamenya. Nta muntu bavindimwe nzi, nta na mubyara we nzi, nta muntu n'umwe nzi. Niba barashize bose ntabyo nzi, ariko ibyo byose ntibariho kuko imyaka ni myinshi, baba baranshatse. Yego, jenoside iba nayo ifite imyaka 6. Ntabwo nari ndi mu rugo, nari ndi kwa masenge Ikinyinya, hafi ya Decuveri ni Kami ku bahazi. Mvuka mu muryango w'abana 4, ari umwana wa 2. Nafite mukuru wanjye witwa Bamurange, mfite na murumuna wanjye witwa Baribeza, we yari impanga n'umuhungu. Ku byo nibuka bike rero bya mbere ya jenoside, nibuka cyane ko umuryango w'iwacu kwa papa niho nabonaga cyane, bari abantu bakundana cyane. Nibuka bajyaga bakora ubukwe, hakaza abantu bose bavuye ahantu hatandukanye. Kwa papa bari abantu 18, bakaza bakaguma nk'iminsi 3. Ubukwe bwararangiye, bakomeza babyina, baririmba, baganira, natwe abana turaho twumva. Nibuka ko papa wanjye yari muremure cyane, nimundebe gutya, muremure pe cyane, ariko nibaza ko ngereranyije swat yaba yarasumbaga Deputy CEO wa Rwanda cyangwa se bareshya. Ntabwo yari mugufi. Papa rero yari umuntu w'urukundo rwinshi, akaba umunyakuri cyane, akaba umuntu utareberera, akaba umuntu udakunda akarengane, atitaye ku wagateje. Umuryango wa papa mwinshi wari utuye Ikinyinya, nari mfite bakuru ba papa nka 3, ndetse mfite na ba masenge 2 Ikinyinya. Papa rero yari umuntu ukunda gusabana, agakunda umuryango we cyane, ku buryo ahantu habaye ikintu yabaga hari. Mu bintu bike nibuka mbere ya jenoside, hari igihe kimwe bajyaga ijambo mitingi n'ijambo MDR power nabimenye mbere ya jenoside. Ndibuka bajyaga bavuga ngo mitingi yabaye, noneho abantu bavukana na papa bose bakaza kwa tante wanjye kwa masenge ariho narindi, bagaterana. Iyo bavuga ngo mitingi yabaye, hari imbuga nini cyane, niho abana twakiniraga. Ariko iyo bavugaga ngo mitingi yabaye cyangwa ijambo ngo MDR power, iyo naryumvaga mu rugo twakiniraga mu gikari, ntibadutume ahantu na hamwe, kubera ko twagomba guhura n'abaturanyi b'Abahutu bakatwiyenzaho, bakadukubita nta mpamvu, warega bakakubwira ngo ihangane, kandi uri umwana ku myaka 6 bihangane. Papa rero yigeze ko ari kumwe n'abavukanyi be muri centre y'Ikinyinya, avugaga ngo ni ajida chef, araza
yendereza murumuna we ashaka kumukubita, ganiraga ibintu nk'ibyo, bararwana cyane. Haza abandi bahutu benshi, niba yararwanye ari umwe uwo muhutu hari afite abandi bari bamuherekeje, ntabwo njya numva nibuka ukuntu senariyo yaba yaragenze. Baje ari nk'abantu 10 kandi papa bari nk'abantu 3 bari gusangira n'abandi, bararwana cyane. Noneho papa bamukubita icumu mu jisho, yambaraga rinete, ntabwo ari uko yararwaye amaso. Papa rero yari umuntu ukunda ukuri cyane kandi udakunda kurengana, yarafunzwe kenshi cyane mu Nyenzi, yarakubiswe, yigeze gufungirwa muri 1930 uko babyitaga, arakubitwa, ariko havuye ahita ajya muri Kongo, asanga bene abo bari barahungiye ahitwa Ibibwe, agumayo. Nari ntaravuka icyo gihe, ariko nyuma aza kugaruka, aribwo yagize urugo nyine, ngira n'amahirwe ndavuka. Papa rero kubera ukuntu yatotejwe, ukuntu yakubiswe, yapfuye mbere gato ya Jenoside. Hanyuma sinjya nibuka niba ari igihe yapfuye aribwo badisize ko mbana na tante cyangwa se ari mbere. Gusa Jenoside yabaye ndi Kinyinya, ndi kwa Masenge. Masenge yari afite abahungu 2, Ruhingura na Rurangirwa, bari bubatse, kandi urumva yari umukecuru adafite uwundi mwana hari umuba hafi. Rero niho nabaga. Nibuka mu ijoro indege ya Habyarimana ihanuka, abantu bose twari duturanye bahise baza kwa Masenge. Yari umukecuru usa naho akuze, ariko yari yifashije, yari afite inka nyinshi. Twari dufite umugaragu witwa Nyangezi w'umukiga muremure, ufite ibirenge bibyimbye. Abantu bose bazaga mu rugo nyine kunywa amata, ikintu cyose cyabaga bahitaga baza mu rugo. Noneho muri iryo joro abahungu be baraza, aribo babyara banjye ubwo, n'ababyara banjye bandi bakuru batarabe, batangira kwihisha, ntitwaryama nk'uko bisanzwe, bakajya bavuga noneho akacu kashobotse, akacu kabaye, niyo majambo bavugaga. Abagabo bajya inama baragenda, ntabwo nzi aho bagiye, ariko bagiye kwihisha. Noneho basiga twebwe n'ababyara banjye benshi bakomoka kuri abo bose nababwiye, badusigaho kwa Masenge. Mu gitondo turabyuka, tunywa amata nk'ibisanzwe, ariko njye nabonaga si abashyitsi badusuye, si ibirori byabaye, ntabwo nabonaga ibyo ari byo. Noneho mu gitondo cya kare dusa naho turangije kunywa icyayi, ntabwo nzi ahantu uwo mugaragu, uwo mukozi yari ari, araza, Nyangezi araza, abwira tante ngo Nonsiyata, mukobwa Jana, yitwaga mukobwa Jana Nonsiyata, kandi yari umukecuru, nubwo mbere nari numvise banamuvuga mu izina, ngo barantumye ngo mpereze inka, ngo hanyuma ngo nzijyane kwa Zirimwe abagabo. Hari inka nyinshi. Mama tante aritambika mu rugi, ambwira ati Nyangezi ntabwo nziguha, ntabwo izi nka uzikura ahangaha, biragenda ukundi. Ntiyaharira nawe asubirayo. Hadashize n'iminota nka 30, Nyangezi yagarutse azanye n'abantu benshi bafite ubuhiri burimo ibisumari, bambaye amashara, bafite imihoro, bameze guteze, bari nko muri animation, ntabwo baje banacecetse, baje baririmba ngo ye tubatangatangiye. Iryo ni amagambo nibuka. Araza basanga Masenge ateruye umusukuru witwa Mbaga. Mbaga yari afite nk'imyaka 2,
amuhagatiye ari mu muryango, bamubwira ngo mukecuru ngo duhe inzira kanya ukashobotse. Arahezisita, noneho umugabo afata umuhoro turi aho imbere, arakomeza aramuhaririza ariko arangije abandi baravuga ngo badutondeke ku murongo muri iyo mbuga, kandi twari turimo turi abana, hari n'abakuru, ariko nta muntu wararengeje nk'imyaka 25 uko mbibona. Baradutondeka nk'aha, inzu yari iri hariya, mama tante, kuko namwitaga mama kuko nahabaga, mwihangane mu byumve nivuga mama ndaba miningo umutante, ahagaze mu muryango ateruye imbaga. Abo bazanye baradupanga neza nk'ukuntu izi siti zimeze neza, abana tujyamo hagati batanihuta. Tante asigara ahagaze mu muryango ateruye imbaga, aramubwira ngo rero niba aramubwira ngo tugiye kukwica, ntabwo nzi ikintu yamubwiye, ariko aramubwiye ngo tugiye kukwica, kuko yarasubije ngo nyange ngaho imbwa izansangayo. Ahita amukubita umuhoro, yamukubise nk'umuhoro, n'undi wari umuri inyuma ahita amukubita, ni nk'imihoro ibiri urebye, umwe akubita kuri tante hano, undi akubita kuri imbaga, mpita mbona baraguye mu muryango. Mu by'ukuri ntabwo njye nari menye ko bapfuye, numvaga mfite siporo y'uko mbaga adapfuye, kuko sinzi, numvaga wenda yamuhushije, sinzi ukuntu nabyumvaga tu. Noneho arangije baramutema na mbaga, baguye akimuhagatiye, ngira ngo imbaraga zo mu kaboko hari nk'izashizemo, wabonaga baguye nk'aho n'ubundi akimuhagatiye, bakubita imihoro myinshi, yageza arinjira afata inka, ahandi adushyira ku murongo. Noneho aravuga ngo umwe arahera hepfo, undi arahera haruguru, kandi bari nka buri wese buri sayidi yariho nk'abantu 3. Ni ukuvuga ngo abantu bakuru bari bafite nka 25 kuzamura, bari ku mpande, twebwe abana twari turimo hagati. Baratema batarambirwa, cyane mu ijosi nabo bafokasingaga. Noneho hakaba hari umuntu waturagiraga inka, ariko twari dufitanye amasano ataraya hafi, umuhungu. Bageze hafi hagati ariruka, yirutse twese turiruka, tugenda dusimbagurika, ariko akomeza amfata akaboko. Uwo muhungu uko yabaga mu rugo, we yari umututsi ntabwo yari umuhutu, akomeza amfata akaboko, ahantu hose twirutse yari amfite akaboko. Turagenda duhita tugwa ahantu twari duturanye mu kimoteri muri Mondis, ahantu puberi, ahantu bamenaga ibintu by'imyanda byose, ibintu bahase, ibintu byose. Arambwira ngo twinjiremo, njye narahabonaga abantu harasa nabi, ntabwo binjira, ariko byari ubwahano. Ahita yinjira, ahita anankurura, tujyamo, afata ibibabi by'insina, afata amakoma, afata n'ibishishwa by'ibitoki, ahita ambwira ngo njye nimanuke, haba hari ahantu hameze nk'aho hatose, ku buryo ukandagiyemo uratebera ukuntu. Ambwira ngo nimanuke, hanyuma ndenzaho, nawe ahita yirenzaho, ku buryo ubirebye wabonaga ari imyanda nyine. Nuko tuguma aho ngaho, barakomeza baratema, tukajya twumva nk'ijwi rya mubyara wanjye, mbabarira, ubundi ngo ntabwo nzongera kuba umututsi, ubundi ndakurega kuri baba, amajambo menshi, ariko ntibababarira, abica. Tuguma aho, tubamo nk'iminsi 3, noneho bakajya badukandagiraho batabizi, bakanatunyaraho batabizi. Noneho ikiza kugera, ambwira ngo tujye ku mashuri, turagenda.
tugeze dusangayo bene wacu bandi, dusangayo mubyara wanjye witwaga Umulisa, ari umukobwa mwiza cyane, ari mukuru, afite nk'imyaka 25 ahari. Dusangayo data wacu na babyara banjye na Egide, dusangayo undi mubyara wanjye witwa Belfille. Hanyuma barazaga mu gitondo, nibwo bafataga abagabo, baraza bafata data wacu witwa Ephraim, mwumva neza, noneho bamushyira nabo barabatondekana none nka kwa kundi, ariko bari abagabo. Noneho twe twari aho nyine turebera, turi ku mashuri, bararasa, ubona numva nibuka nimwumva neza, baramurashe ntiyapfa, ahita bamukubitisha na mugano y'umwanzi, nyine baramurangiza. Umulisa we ntabwo bamwishe icyo gihe, baramutwaye baramuviyona, barongera baramugarura arira, bamugarura atagenda, agenda atandaje. Noneho buri gihe bazaga kumufata bakamutwara bakamujera, akagaruka iminsi 3, agira kugenda biranga. Noneho baza kudesida ko tuva ku mashuri tugahunga, turagenda tugera ahantu biramunanira burundu, ariko vuga ngo n'ubundi nasigara ntacyo azimarira, ikaguma aho ngaho bamutsindaho. Baje kumwica, twe turakomeza turenga ku mashuri. Noneho turatandukana, tugera ahantu duhura n'interahamwe zivuye Kagugu, duhura n'abahunga nabo bavuye Kagugu na za Kimironko, turatandukana, iby'umuryango birangiriraho. Ariko ngumana na wa muhungu witwa Emile, afite nk'imyaka 12. Turagenda, kera nari mbyibushye, nari umwana ari kubyibushye, nta nubwo nagendaga cyane. Twaragiye amaguru arashya, arambabaza, ndatoboka munsi y'amaguru, munsi y'ibirenge, ariko yanga kundeka, ahubwo wandetse akaga. Turagenda, mbona tugeze ahantu mu nkambi. Iyo nkambi yarimo Abahutu n'Abatutsi, harimo abantu bose, harimo abana n'abakuru n'abakecuru n'abantu bose. Aho tuhamara iminsi, nari nshonje cyane pe. Noneho ku ruhande rwacu habaga indi famiye y'Abahutu, bo bari barahunganya ibintu, amasosoma, ibintu nk'ibyo, bararyaga, baratekaga bakarya. Twe turi ku ruhande, nibuka nk'ibintu bibiri. Umudamu yajyaga ateka igikoma, yari afite akana gafite nk'imyaka 4 cyangwa 3, ariko njye nari mfite 6. Bakarangiza kunywa igikoma, yarangiza akafata isafuriya agasukamo amazi, agasunika gutya, ngo ari byo nza kunywa. Noneho Emile akaga, ntabwo ko nari nshoje, nta kintu byari bimbwiye, akabyanga. Ubundi ako kana kakaza kakambwira ngo kaze kunyirataho ngo ntaneye isosoma, ntabwo kari kazi no kuvuga ngo nanyweye isosoma, ku buryo ntabwo sosoma uba ari inshuti yanjye, ntabwo nayinywa. Hanyuma hari igihe nishonje cyane, Emile arabasaba, bari batetse ibishyimbo, agiye kubimuha, amuha nk'udushyimbo 5, arabanza atugira gutya mu mucanga, aratusiga ibitaka, atuhereza Emile, biraranga ko mbirya. Turakomeza tuza kugira ahantu mu ishyamba, ntabwo nibuka nduha neza ngo nzibabwire, ntabwo nibuka amatariki. Aho tugeze mu ishyamba birananira, none kugenda biranga, ndagerageza biranga, ariko inzira yose Emile yarambwiraga ati ugomba kumenya gupanura amazuru. Noneho nkajya mbigerageza, ngashyiramo intoki 2 zibikanga, ngakomeza. Nakoze akazi ko kwiga gupanura amazuru, urugendo rwanjye rwose byaranze. Tukagera kuri bariyeri, akambwira ngo uribuka
nkashyiramo intoki bikanga, akaguma nyine ameze uko ameze. Noneho tugera ahantu birananira nyine gupanura amazuru, nawe ntabyo yari azi, baradusigarana abandi bose barakomeza, bari abahutu barabareka baratambuka. Mirambwira ati uti ntabwo ndi umututsi. Nkajya mvuga ngo njye ntabwo ndi umututsi, iwacu ntabwo ari abatutsi. Noneho baradusigarana baravuga ngo bagiye kuturasa, ariko baravuga ngo ntabwo amasasu yabaye apfusha ubusa, hari abandi bategereje. Hari abantu bari tayari kudutema. Ndaraza, ntabwo twari babiri gusa, twari benshi. Umwe ahera nk'inyuma, undi ku ruhande. Hari ahantu hari umugunguzi, ku buryo hasi hari ikiraro kirimo amazi. Emile nanone arankura, turiruka turara munsi y'ikiraro kirimo amazi, turahaguma. Aho niho hambere numviye ijambo ry'igiswahili rivuga ngo mutoto wa nyoka ni nyoka. Ni ubwa mbere, nta nubwo nzi icyo bivuga, ariko tuhaguma nk'iminsi 3. Tuza kugenda turongera tugera mu yindi shyamba. Noneho binaniye kugenda, Emile afata igitenge, ndabyibuka yagikuye ku mugore nyine batemye, atanzirika mu ijosi nk'ikiziriko cy'ihene. Hano aranzirika, arangije akajya agenda nkurura hasi. Sasa akajya nkurura hasi, akanga kundeka, nkananirwa, nkaba ndi gukora n'amaboko bikanga. Arangije byanga kundeka, ariko turagenda nkurura hasi mpaka nari mfite ibisebe. Jenoside irangira nari mfite ibisebe ku kananwa no ku mazuru, ibisebe nyine biriho amaraso ariko byarumye ari umukara. Twagendanye urwo rugendo, nyibaze kuva Ikinyinya, nibuka twisanga mu Ngororero. Naragenze n'amaguru, nta nubwo nkunda kugendesha amaguru, naragenze bihagije. Tugeze aho rero dutunguka ku muhanda, kandi ntabwo twari tuhazi. Turicara ngo anziture nyine ikiziriko yakizemo, aranzitura. Tujye kubona tubona umukecuru w'umutukazi agiye kuvoma amazi ngo yo kuhirira imyumbati, yo kwinika imyumbati. Noneho tumusaba amazi, ariko yari afite umutima mwiza, aratubwira ngo aya mazi ni mabi, muze njye mu rugo mbaha amazi. Aradutwara, Emile agenda mpetse, ntabwo nashobora kugenda. Tuhageze aduha amazi, aduha n'ibiryo, ibijumba n'ibishyimbo. Nyine birananira, niba nari nararetse kurya, ntabyo nariye, byaranze, biratunanira, tunywa amazi gusa. Arangije uwo mukecuru afite abana b'interahamwe, bakajya kwica buri gihe, bakaza nyine bafite imihoro iriho amaraso, bakajya bavuga aho bishe. Baraza baradusanga, noneho batonganya uwo mukecuru, ariko bari abantu babi pe, nta nubwo bumviraga mama wabo nibura ngo batugire impuhwe. Babwira ngo aba bana ntabwo ari abatutsi, ngo ahubwo ngo n'utwana tw'indangare twagiye dukurikiye abantu bahunze. Ariko Emile yarazi ubwenge, yarazi ibyo ari byo. Arangije aramufata, amugira umukozi w'umukobwa utari utuye aho, ngewe ngumanaho. Aho rero hari umukobwa afite nk'imyaka 12. Ubu yarambazaga mu gitondo, saa 6 na nijoro, ntabwo uri umututsi, ntabwo ndi umututsi, ntabwo uri umututsi, ntabwo ndi umututsi. Akambaza, ariko Mina agahora aza mu gitondo bamutumye, akambwira ati ukibeshya ukavuga ko uri umututsi barakwica. Karavuga ntabwo ndi umututsi. Noneho akajya mbeshya ngo Miri yaratubwiye ngo wowe ngo uri umututsi, ngo wahungiye iwabo, ngo wari kumwe na papa wawe ngo baramwica. Sinsubiza ibyo ntarizi gusubiza, naracecekaga. None Emile yazaza nkabimubwira, ambwira ngo nzasubize iki. Akambwira ati uzavuge ko utari umututsi, uzavuge ko twebwe twaburanye n'imiryango yacu tutazi uko byagenze. Nkabivuga. Noneho rimwe rero uwo mukecuru ajya kuvoma amazi ansize, kandi wa mukobwa aje abwira musaza we ngo nantume munsi y'urugo. Noneho nimpagera ndasanga abandi nyine bahita banyica. Noneho kubw'amahirwe ntabwo nzi uko byagenze, Emile araza bikubitana n'ibyo byose, ahita amfata, ahita antwara, anyura muri toilette tugumamo, aratubura. Sinzi uko niba yari yamaze kubategura, niba atari yabateguye ntabyo nzi. Turagenda, noneho
igihe kiza kugera inkotanyi hari zirahafata bo barahunga, abo bana bose barahunga, nsigarana n'uwo mukecuru wenyine. Emile aragenda turaburana ajya muri Kongo ajyanye n'uwo mukobwa wabo, njye ngumana n'uwo mukecuru turagenda. Tugeze ku mupaka winjira muri Kongo hari umuntu usa naho aza ntabwo yajyaga mu cyerekezo cyacu. Turi kugenda rero aramfata akaboko ansubiza inyuma, bansubiye inyuma sininjira muri Kongo gutyo. Uwo mukecuru asa n'ukomeje ariko ageze imbere ararambura aragaruka, nawe turongera turahura. Baravuga ngo inkotanyi zafashe igihugu muze ni amahoro. Arongera asubira mu nzu ye turasubirana turagumana. Noneho igihe kiza kugera ahari ubwicanyi butagihari, arantuma yanywaga inzoga. Uwo mukecuru arantuma ngo nintware icupa rya Primus ahantu twari duturanye bahitaga ngo kuri bare. Noneho ndagenda, jenoside yose nari nambaye ikanzu imwe n'agapira kamwe k'icyatsi. Ibyo bintu byasaga n'ibya mukuru wanjye, hari harimo inda nyinshi pe, biribaza kutoga iminsi yose, nambaye n'ibirenge. Ndagenda njya kuri bare kuzana ibyo ntumye. Amahirwe y'umuntu nyine mbona umusirikare wicaye kuri moto aho hantu, ndinjira muri botike ndaritanga, nsohotse arantangira umusirikare yicaye kuri moto. Arambwira ngo wa mwana we iwanyu ni he? Ndamubwira ngo iwacu ni Kinyinya hakurya y'i Kigali. Navugaga aho kujya kuko nabonaga ari ahantu hafi umuntu ajya n'amaguru. Arambwira ngo nyereka ahantu iwanyu, nyereka iwanyu, mwereka ko uwo mukecuru ngo mu gitondo ndaza kugufata. Ndabimubwira uwo mukecuru. Mu gitondo koko umusirikare araza aramfata anjyana i Gitarama, yari umu escort w'umufandi, anjyana i Gitarama njya kubana n'abasirikare gusa. Mbona hari nk'abasirikare wenda 7 cyangwa 8 n'uwo mufande wabo. Ntabwo nzi ko yabigenje kugira ngo amubwire ko anzanye, ariko yari inkotanyi. Njya kuba i Gitarama, nsubira mu buzima busanzwe. Jenoside iba nigaga muri gardienne ariko mvumba ntabikwiriye. Noneho nari nzi gusoma rero, nzi gusoma inyuguti, nzi no kuzandika. Noneho arambaza ndamubwira, ambwira wigaga he, ndahamubwira. Arangije ambaza amakuru menshi ndayamubwira, ndahaguma. Bashaka umukozi w'umukobwa arandera, barantangiza kwiga, ndatangira ndiga. Uwo muntu wamfashe wari uri kuri moto yagiraga bene wabo Ikinyinya. Narahamubwiye ngo arahaza haje. Arabibaza byose ndabimubwira, ajya Ikinyinya rero gushaka umuryango wanjye. Ababyeyi banjye ntabwo babaga Ikinyinya, babaga i Butamwa. Ikinyinya nabaga kwa Masenge. Abantu bose barabiyoberwa, ariko kubw'amahirwe aza kugera muri centre, umuntu avuga Katabarwa izina rya papa, aravuga ati byose umuntu afite icyo afana no kwasira. Uwo muntu araza aramfata, mba nari nkifite ibikomere ku mazuru no ku kananwa. Aramfata anjyana i Nyamirambo kwa Masenge, we ukiriho ari umwe basigaye Mana 18. Mpageze nsubira mu buzima busanzwe, nsangayo bakuru banjye tutavukana mu nda, ariko bakuru banjye bo kwa data wacu. Urebye hajya hasigara umuntu umwe muri buri muryango. Aho bari 11, 9 araturera, aragerageza. Ni Nyamirambo ngira ngo hari umuntu nzi hano hazi. Aragerageza, aratwigisha. Aha rero ndaza kugaruka ku gushimira guverinoma y'u Rwanda, gushimira leta. Mu by'ukuri iyitahaba ntabwo nzi ko twari kwiga, yaratwigishije. Kandi abantu bose abarescape cyangwa abantu bose barihiwe na charge nibaza kuri iryo shimwe barifite. Ubuhamya bwanjye rero bwa mbere ya jenoside, nubwo muri jenoside nubwo ngubwo
munyemere njye mu cyiciro cya nyuma ya jenoside. Nyuma ya jenoside rero ngiye kwa tante, nawe yari afite ibikomere bye, yarabuze abantu abo bose, ntabwo yigeze aturera abajehe na gato. Noneho nkajya mubwira se ntabwo uzi na murumuna wa mama, akambwira ati ntabwo muzi, atariko ati wowe uzige uba umuntu ukomeye, bene wanyu bazagushaka niba babaho. Hanyuma batangira kujya banganiza papa yari umuntu uzi imibare cyane, yigaga muri Eto baramwirukana, yigaga electronique. Ibyo rero byatumye nkunda cyane ibintu biri tekinike. Bakajya bambwira ngo nsa na papa, nkumva koko ndashaka gusa nawe mu mico no mu myifatire, nkumva ndashaka kuba umugabo nkawe, ndashaka kwanga akarengane, ndashaka kuba umunyakuri. Ibintu byinshi nagiye mbyumva kuri papa, nkabwira nti ngomba kubikurikiza. Nagize amahirwe niga primaire neza, nari umuhanga, nakundaga imibare, ariko urukundo rw'imibare nyine murumva aho rwaturutse. Ntabwo iyo mba mfite choice ahari umenya ntari kuyikunda, ariko numvaga nshaka gusa na papa, nkumva ndashaka kwiga tekinike. Nuko ndiga primaire ndayitsinda neza, niga mu by'Imana ndatsinda neza, niga muri fawe ndatsinda neza, nize imibare n'ubugenge. Ariko ibyo kwiga imibare n'ubugenge byo byavuye ko nakundaga indege. Nigeze kubwira masenge, ndamubwira nti rero nusaza, yajyaga anganiriza basaza be cyane n'agahinda kakamwica. Noneho ndamubwira nti reka nkubere musaza wawe ariko ubundi noneho wowe ujye ubona ndi Katabarwa. Noneho kuko ntitwaga Katabarwa, nkajya mvuga ntabwo bifata. Ndamubwira nti nusaza rero nzaguhemba, nzaba ntwara indege, noneho ujye ureba uri gusoma nk'ibinyamakuru, uri kureba hasi uko bimeze, kugira ngo urebe aho hose. Abifata nk'ibikomeye, agahora abinyibutsa. Nagira n'amanota atari meza, akambwira ati usi indege izavamo. Nkumva nyine ngomba gukora cyane nkabigeraho. Nageze muri segonderi rero ngira amahirwe, nderwa n'umuryango wa yaje. Aho naho nahigiye ibintu byinshi, harankomeje, haranamvunnye umutima. Ariko impamvu hamvunnye umutima ni uko nagombaga urukundo, kandi nanjye ntarwo mfite. Gukunda abantu, kubabera mère de famille, kubakansaringa nawe ubwawe ubikeneye. Mu by'ukuri ubuzima bwanjye bwo muri ARG no muri primaire naho hose, nta hantu na hamwe nigeze mba muri weak point, nta choice nari mfite. Nagombaga guhora ari njye ukomeye, nagombaga guhora ari njye ukomeza abandi. Ariko ndashima Imana cyane ko yadushoboje tugakuzanya, tukarerana. Urugendo rero rwa nyuma ya jenoside narize neza kubera igihugu cyiza, ntabwo ari datandiriraga cyangwa undi mubyeyi. Imibare n'ubugenge, nashakaga kuba umupilote nabivuze. Njya muri KIST, niga electronique na telecommunication, kuko ntabashije kubona iby'indege, ariko nkavuga nta kibazo, ndiga ibyo papa wanjye yagombaga kwiga. Nabigize mbikunze rero ndanabitsinda. Nyuma nshaka kuza muri Rwandair, ndaza kuko nashakaga gutwara indege, ndaza birampira, nkora neza ibyo nkora muri engineering. Ariko aho hagati hari ikintu nshaka kubaganiriza, ni igikomere cya nyuma ya jenoside. Buriya abarescape interahamwe twavuga ko zaturoza agahinda cyangwa ishavu. Ukora ibintu byiza ukarira, hari igihe urira kuko ari ibyishimo, ariko ureba ukuntu abawe bakabaye bicaye aho bakabireba ukabibura. Nibuka njya kugraduatinga muri KIST, numvaga ari ikintu cyiza cyane, byose toje, ariko numva akantu kanyuzemo. Ndireba muri miroir ndavuga nti papa urabibona ute? Ndisetsa ndamwenyura, ako nyine ndavuga n'ibyo byose arabyaprovye. Ubuzima bwose nabayeho nkora mu izina ryanjye n'abanjye,
hari ibintu byinshi cyane nanyuzemo byansabaga guhumiriza gato nkavuga nti murabibona mute, nkavuga nti murabibona mute, nkavuga sinshaka kubabaza abanjye, sinshaka kuba ikigwari, nshaka guhagarara mu mwanya wabo. Ari nayo mpamvu ntekereza ko nageze ku byo nagezeho. Umuntu yararirimbye ngo komana gato ukabibuka buri gihe ibintu byinshi bikubutsa, kuko mama bavugaga ko Butare, njya muri segonderi numvaga nkunze abantu bavuye i Butare, ngerageza no kubagira inshuti benshi pe, nkavuga ni buriya wabona ari abantu dufite icyo dupfana. Ibintu byiza ubigeraho ukavuga uti wabona hari abantu bo kuri side ya mama babayeho nabi. Ababyeyi banjye rero mama na mukuru wanjye na murumuna wanjye Shiri Butamwa barabatemye babata muri Nyabarongo. Kudashyingura ni ikintu gikomeye, ni ikintu kirenze. Kutagira urwibutso rwawe nabyo ni ibintu bikomeye cyane. Mu bihe nk'ibi turibuka abagize amahirwe yo kugira amafoto y'ababo bakareba, bambwira ko nsa na mama mu ndeshyo no mu mico, ari umuntu mwiza ukunda abantu, ukunda kugaburira abantu. Ni inshuro nyinshi cyane nagerageje guhumiriza, uzi ko iyo umuntu ahumirije yimajina icyo ashaka, nkashaka kumukurura, nkahera ku kirenge nkazamura, ubwo nkabona uko ngana nkavuga nibyo byose yari ameze nkanjye, ariko najya mu maso nkahabura pe, ndahabura wapi. Naranagerageje gushushanya, njya mbwira abantu ngo hazagira umuntu uza mubwire inkuru, mubwire papa wanjye ukuntu asa, we mfite agafoto ke, mubwire na mama uko babivuga, agerageze areme uwo mugore, areme uwo muntu, ampe imaje ye kwa ayime, noneho njye nyikoresha nanjye, njye nyikoresha ahantu hakenewe. Ntabwo nzi ukuntu nabasobanurira, ariko abantu bagira amahirwe bakagira imiryango ibiri, kwa papa no kwa mama. Iyo hari ibibazo, iyo hari ibyiza, abo bose baraboneka. Iyo ufite uruhande rumwe rero biba bihengamye, ariko igihe kiragera ukavuga uti nzajya mbasimbuza abandi bantu beza b'imfura mpora nabo mu buzima, ukiyomora nyine. Muri urwo rugendo rwo kwiyubaka narize neza uko bikwiye. Ibyo byose ni ukuri nabikoze mbikoreramo, nabikoze nshaka ko niga amashuri menshi, ayo papa yari bwige, ayo mukuru wanjye yari bwige, ayo murumuna wanjye yari bwige, ariko ntabwo ubura ahantu bigukoma. Nakoze ubukwe, ubundi iyo ngiye mu bukwe nkabona abasaza bafite imvi barebare, hari ahantu nyine, hari ahantu bita binjyana kure. Nakoze ubukwe rero bw'uruhande rumwe nyine, ariko buzima. Ngira amahirwe, Imana igira umubyeyi ndabyara. Maze kubyara rero nibwo numvishe uburemere bwo kubura ababyeyi. Mbere ubundi ntabwo byari bikomeye, ariko si cyane. Mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 8, ndi kumuganiriza arambwira ati se mama ninde wo kujyanaga ku ishuri, ngo muyihe modoka? Ndamureba mbura icyo musobanurira. Ku myaka yise namubwira ngo iki, namubwira nzakubwira, akongera gusa mama tuzagiye kwa gramere ukwa mama, abashaka mwereke sides ebyiri kandi ntazo yabona. Rimwe na rimwe nkanamubeshya, nkafata nk'umuntu wambwira nturiya ni grandma, akishima, ariko atari byo. Ikintu cyose cyiza kibaye kiragutoneka, ntabwo kigukomeretsa, ahubwo kiragutoneka. Nagize ku bintu byinshi mu buzima, ahita ndeba iyo abandi bahaba. Ngira byinshi mu buzima bisaba kugenda mu kazi, nkava mu gihugu, ahita ndeba niyo ngira murumuna wanjye wenda ari buze akamfasha umwana, iyo ngira mukuru wanjye nari bumwoherezeyo.
ako nyine ntibikunda, ntabwo bishoboka. Urabyara nyine ukimenyaho, ukabatisha ukimenyaho. Umwana wanjye ajya atsinda nkareba ukuntu binshimisha, hasi niba ababyeyi bacu batureba sinzi, ariko twariyubatse pe, kandi kubaho ni amahitamo twabihisemo, nta nubwo twenda kubirekura, kandi tuzabirwanira uko byagenda kose. Nyuma yo gupfusha umugabo, nyuma narashatse, nyuma y'igihe gitoya umugabo wanjye arapfa, nyuma y'imyaka 3. Sinzi, hari igihe wibaza ukavuga, ariko yapfuye umwana wanjye afite umwaka n'amezi 2, ariko kuba imfubyi ni hereditere, ni kwa ukabireba. Ubu urumva umuntu iyo amaze gukura, iyo udafite ababyeyi, ubundi agahinda ukwiye kukamarwa n'umuntu mubana, umugabo cyangwa umugore, ukabigerageza ntibyakunda, ariko nanone ukagutse ingoma kubaho, ukahagarara. Nyuma yo gupfusha umugabo nababwiye ko nahisemo kubaho, kandi koko nzabirwanira mpaka, nta n'umuntu wanyitambika, ntabwo byakunda. Nyuma yaho ntabwo nacitse intege, nagiye gukora masters mu bintu by'indege, aviation na transport. Ibyo byose ntabwo ari ukubera ko ari ibintu biza gusa ngo bisange aho, ahubwo bisaba imbaraga, bisaba no kurwana, bisaba no kuvuga ngo ntabwo mbereho njye njyenyine, mbereho abantu benshi, mbereho ababyeyi banjye, mbereho abavandimwe banjye, icuri tucyo. Ariko nanone dufite umwenda w'igihugu nyine. Nose umubyeyi yakwigishije aba expectinga ko uzagera kure, akabibenefitingaho kwa. Ariko kuko twebwe ntabo, tugomba kubyitura igihugu, kuko nicyo cyatwigishije. Ibikomere rero ni byinshi. Hano wuzuza biodata, ukajya wandika ababyeyi bawe, wuzuza abantu muvukana, wahagera ukabaza mwabambuzirizeho ibindi, ahubwo ngo uzuza ababyeyi ukareba ikicecekera. Ariko ndashaka kubabwira ko turiho, kandi twabihisemo, tuzabaho, nta muntu uzatwitambika. Ibyo byo ntibigishobotse. Umuntu utaritambitse muri 1994 buriya nta yandi mahirwe yabona kutwitambika. Ntabwo ubuzima bwarangiriye aho, nariyubatse, narize uko bikwiye, mfite masters, mfite akazi, mfite ibintu byose n'ukuri by'umuntu usanzwe. Abantu benshi rero babona abarescape baseka cyangwa ari abantu beza, ahubwo nuko ntabwo wafata inabi ngo uyiture indi nabi. Nta kintu wakora ni neza, kandi ibyo dukora si uko tubifite, tubikorera abacu twabuze. Ntabwo tubikorera abantu tubana umunsi ku wundi, tubikorera abacu twabuze. Tuba dushaka gusa nabo, kandi tuzi ko bari imfura, tuzi ko bari abanyakuri, tuzi ko ikintu gikomeye cyane twabakorera ni uguhagarara hakwiye. Umuntu yaravuze ngo the best revenge is success. Intsinzi nicyo kintu cyonyine twahoresha ibintu byabaye. Abantu benshi bajya bavuga ngo se wagiye kwiga muri Amerika uragaruka, kuki wagarutse? Ntabisobanuye neza. Dufite umwenda, igihugu cyaratwigishije, none se wakora iki? Ugomba kuza ukakitura. Ni igihe cyacu cyo kugivinga back, ni igihe cyacu cyo gukomezanya, ni igihe cyacu cyo gufashanya. Ntabwo ndi bubitindeho, narababaye cyane, nakorana n'ababariye pe
kera nigeze kwibaza ngo umuntu wanyiciye bamuzanye namumanika nkajya nca akara agatoki nza gusanga yarangira umva agahinda karanyishe dawe siko yarangira n'abandi ntibagaruke bivaho ariko nza kumenya ko iyo uri gutsinda iyo umuntu yakwiciye ashaka ko uba imbwa iyo umuntu yakwiciye ashaka ko ibyawe birangira ugakura ugatsinda ukirumuna niko bavuga ukabyara ukaguka aho ngaho abagize feli ikomeye aho uba umutsinze pe rero ntabwo twafata imihoro ngo dutemane hano bikwiriye ariko intsinzi yacu igomba guhora ihari tugomba kubaho tugahagarara tukema nizimye mu magambo nubwo ubuhamya bwanjye ariko ndakomeye rwose kandi cyane nshimiye cyane Inkotanyi uwo muntu ndamuzi n'ubu turacyari en contact wamvanye aho ari kuri moto ari escort niba yari yavuganye na boss we ntabwo mbizi ariko ni ikintu cy'ubumuntu nyine Inkotanyi n'ubuzima ibyo byose yarandebye abona agomba kuba mu buzima arankiza ndabashimiye cyane mukomere dukomeze kwiyubaka dukomeze tubeho by choice apana kubaho uko ariko kose tugomba kubaho kandi neza icyo nabasezeranya ni uko ntabwo tuzatatira igihango tuzakunda igihugu tuzagikorera uko dushoboye kose muri domene zitandukanye kandi ntabwo bizongera kubaho mwakoze